arabizi naramusengeye arabizi ko namuhanuriye kuri nimero ye ya 09 ubwo ndekeyaho urumva uyu mwanya wicayemo hari ikimana yavuganye nawe yibuke uretse n'uyu mwanya no mu nteko ishinga amategeko reka mbihanure hano oya uretse gato no mu nteko ishinga amategeko uyu mubyeyi azicaramo bihanuriye hano kandi mu nteko nshinga amategeko mu nteko ishinga amategeko nashaka abafite amashuri 3 ya primaire twitegure Moscovia Mutesi dore mbivugiye umbabarire nubona ntatinze kuri uyu mukobwa Jackie ibinandeba nta naho twanahurira ukora ntago aba mu by'idini oya ntibinandeba cyane mu by'ukuri uyu si umugabo wari ugiye gutera ivi ngo Steve asa si umugabo seriously yego uyu si umugabo wari ugiye gutera ivi ntekereza ko yari agiye guterera umugabo mugenzi we ivi Jackie ni umugabo kandi agira ukuntu abigenza Jackie ni umugabo akaba n'umugore burya ntabwo iki kintu naragikunze cyane cyo guha umuntu last owning kubanza kumuburira kuri naragikunze pe noneho hari ibintu bitatu wenda ntibumve ko nijanditse muri politiki sibyo nta nubwo binandera ariko hari uburangare hari icyuho muri Minisiteri y'Urubyiruko umuco na sport urumva neza iki ndakivuga nk'urubyiruko mbaga gukora uko nukuri kuzuye sibyo rero hari umugore utererwa ivi iryo vi nyine ugategereza iherezo ryacyo hari n'umugabo utera ivi iryo vi naryo ugategereza iherezo ryaryo ubundi mwabantu ibi bintu mwadukanye by'imico y'abazungu gukunda ndabyemera niba rero utangiye urushako cyangwa urugendo rw'urugo uterera umugore amavi muhata amavi rero ureke twongere tubasuhuze mwese bwe mudukurikiye dutangiye ikiganiro twisekera wongeye guhura n'umugabo w'Imana nibishaka we wakoze subscribe rero habwa umugisha naho utarayikora ndagira ngo uyikandeho nta kundi rero ni Bobo ndabakunda cyane wowe uri mu gitondo cyiza uri nimugoroba ugira umugwa mwiza naho utameze neza humura ni kwisi imeze ni kwibihe bimeze ariko Imana igufitiye ibyiza mu biganza byayo rero ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'umuhanuzi umukozi w'Imana nibishaka umuyobozi mukuru w'Iriba ry'Abera TV Zichayimana aribwo ni CEO akazi kawe ntago mbizi toje turakwakiriye Imana ishimwe turabakumbuye turanabakunda by the way yego hano urumva nirinze kuvuga cano nabyirinze gusa turi kumwe n'Iriba ry'Abera Naisimbi Online TV yego ubwo izindi baragenda babibonaho ariko impamvu tuvuze Iriba ry'Abana Naisimbi yuko nyine twakoze urugendo tukajya gusura Iriba ry'Abera ku Iriba ry'Abera bumeze neza twasima Ruhanga anti tukabasemererwa Munonga mwebare kuyija turashima Imana mwakoze mwebare kuja mwebare kwija yego kicyo nacyumvaga ariko ibindi ngo nimba nakukinana ni turabishimiye twabashemererwa Munonga turabishimiye cyane ubwo tukagamba Runyankore tukayikiriza abakiga mwena abanyankore turabasubije cyane abiya muri Kongo turasuhuze dute habari ya asubuhi arokota kanase atomberi koro zala nanga sorora byenselo
Tanzania tuwasuhuze dute? Habari ya asubuhi, tunawasalimia. Wale wa Kilimanjaro, wale wa Dar es Salaam. Okay. Barundi. Ego turabaramukije none turabagundiriye. None ko muri ngaha camuza gakeya. Ngaho reka twisuriza abongereza abakoresha icyongereza n'igifaransa. Abo barabizi. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Good morning, how are you? Okay. Yes, nuko dutangiye abibwira ahari ko tuvuga zazo mene gusa. Iyo turi muri Yesu buriya hari n'ibindi biza tutabisabye. Cyo ni cy'abantu baba bagomba kumenya. Wenda okay, bashobora kuvuga bati uyu mutipe ni n'umwiyemezi. Nese ni ntiyemera n'indi uzanyemera ntawe. Ndi ugomba kwiyemera abandi bakaza nyuma. Muri tayari? Turi tayari. Sawa, tokenderi boso. Okay, sasa rero. Bintu imihanda twe tukunakoresha imihanda tukubonera imiranyerera. Cyo ni bisanzwe bashinga mano. Niba imihanda yanyereye bashinga mano. Yes. Hari inkuru imaze iminsi itrendinga cyane kandi wigeze no kuyivugaho ku mukobwa w'umunyarwandakazi Sharon wamenyekanye nka Jackie. Uziko imfura yanjye yitwa Sharon? Yitwa Sharon. Imfura ya se wihogora Sharon. Okay, sawa. Umuntu wese arivukira. Ubu uyu mwanya wabakurikiye amakuru ko yaba yatawe muri yombi. Uko ni ukuri. Ariko tugiye kuganira muri kote wenda y'iyobokamana. Nk'iyo mubonye urubyiruko cyangwa se abanyarwandakazi bifata nka Sharon cyangwa se Jackie, nk'abakozi b'Imana muri gukora icyo. Hari ibintu biba bireba abakozi b'Imana, hari n'ibindi biba bireba inzego zibishinzwe. Urugero niba wenda nk'urubyiruko rw'itorero, yego, rugomba kurebwa n'abashumba b'itorero. Mfite ikibazo, nta mpuguro zikibaho. Nta mpuguro zikibaho. Wenda nk'ibi bya Jackie n'abandi bameze nkawe, ndumva ngire ngo minisiteri bifite mu nshingano, minisiteri y'urubyiruko, umuco na siporo, ikwiriye kubyinjiramo ikabireba. Icyo rero ntabwo ndumva kitareba abakozi b'Imana. None se mushinzwe kureba bari mu rusengero gusa cyangwa hari icyo munakora ku bantu bagiye mu bijyanye n'uburyo bw'umwuka? Twebwe mwaturibwa mu buryo bw'umwuka. Yes, niyo mpamvu nyine kuko umve politiki. Umva n'impamvu nifuje kukushaka cyane. Uri mu bantu wigiye mu minsi ishize yigeze guhanura ko mu Rwanda, mu kirere cy'u Rwanda nta mwuka w'Imana ukirimo. Narabivuze nyine wese ndabihakana. Ndavuga ni rero bamugani uyu mugabo wavuze ibintu twari dutangiye kubona abagabo twitwa imbwa ngo tunatobanga ibiryo ku karubanda. Ese nyuma yo kubona ko nta mwuka w'Imana uri mu kirere cy'u Rwanda, nta mwuka w'Imana urimo, ukarekana ngiye nkubaze wowe tureke en general, uri gukora iki mu bujyanye n'amasengesho mu buryo bw'umwuka? Abafundi wenda baraza guhita banyumva vuba vuba. Nanjye ndakumva uko buriya bazi ikintu, iyo ibuye ryatuze ikamba bazi icyo bakora. Yego. Ibuye iyo ryatuze ikamba bigasunika nivo ekeri ntijyemo neza, abafundi bazi icyo bakora. Iyi minsi yaje gukora neza ikintu biti icyubakwa. Hari kuringanizwa. Ego ko ubu rukamba rugomba kujyamo neza, itemasi kazi kabiringaniza ibibi. Hari ibikuta usanga bibyimbye, biba bigomba guhura n'urubaho bita itemasi. Yes. Ku buryo ubona igishahuro kiringaniye neza. Barabakavuta neza, bakavuta igipande kikakuba, bango bakagihisha. Uko gahunda zimeze. So rero kuvuga ngo ni ari cyo mutabona se?
hari none se ntawe wabyeretswe ko mu rw'umuyukere cy'u Rwanda nta mana ikirere uri kubona ni iki muri gukora nyine nk'abantu mukibona k'iyo mana itakiri muri iki kirere hakorwe iki kiganiro ntabwo kigeze kivugwaho rumwe ndibuka ko hari abahise batera kamera harimo Iyobokamana TV biyamusesengura Joel ndabyibuka ariko reka mbabwira by the way ntabwo twatanye ntabwo twagarutse mu matiku tuganira turimo turaganira umure rwose so nukuvuga iki rero hari umuntu umwe uri mu bantu yego uri mu mwuka w'Imana yego gira ngo vi ndakumva cyane yego ndakumvaho ariko Bibiliya avuga ngo umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi rero ikiganiro nakoze kiravuga ngo mbese iyo murebye mubona iki kirere so tandukanya mu bantu yego ikirere yego sibyo ndakumva iki kirere cy'u Rwanda murabona kikigendagendwamo ni n'umwuka w'Imana kuko nimufungura amaso mukareba uzuyemo ibizira byinshi ariko se utararenga ubundi ikirere gihumana kubera umwuka w'ikirere cyangwa gihumana kubera abatuye muri iyo si so ibintu ni bibiri itararema umuntu si yari iriho buretse itararema umuntu ngo ireme isi n'ijuru yego yabaga he inye Imana ese undi bahano naye ndakubajije yabaga he nyine ubwami bwayo he nyine mu ijuru umva kandi itararema ijuru n'isi yabaga he yahozeho ni mu buhanga bwayo yawimbeshya jya wumva neza bobo kandi abarokore bo muri iyi minsi yo naje kumbaza Imana yabaga ntarabanaga nayo dore ikibazo gihari ikintu rero ngiye nkundira padiri n'amayobera wahita gukoma akakubwira ati niyobera itagatifu ry'ukwemera umukristo nawe akakubwira ati hahirwa uw'ibyanjye bitazaba nuko aho iki mudashaka kumva aho yari ntiyatureye voilà ntabyo tuzi so hari ibintu bibiri rero hari umwuka w'Imana mu muntu yego ndakumva ariko hari n'umwuka w'Imana mu kirere cy'isi cyangwa cy'igihugu runaka yego urugero nk'igihugu cya Uganda kigoswe n'umwuka wo kubandwa no guterekera sibyo yego bafite ibyo bahingiraho bafite ibyo batwariraho imodoka urugero nk'imodoka yagonze umuntu iyo bagiye gushyingura umuntu wishwe n'imodoka biba ngombwa ko bafata amagi 4 bakayatega ya modoka yishe umuntu imodoka ikabanza ikayakandagira ikayamena urumva bisobanura iki ibyo se wamenya ni ibiki iyo ni imitsindo y'iwabo uwo ni umwuka w'ubupfumu yego ni umwuka w'ubukonikoni uri muri kiriya gihugu kabiri tujya muri Nigeria 88% niwo mwuka bagira yego sibyo yego Tanzania niwo mwuka bifitiye yego sibyo yego hano iwacu ni umwuka w'amatiku akaza ubwo abanyarwanda udindiye abanyamatiku reka mbabwize ukuri reka mbabwize ukuri sibyo hawe mpanganye nawe wumvise ari izina ry'umuntu runaka dukunda amatiku abanyarwanda twikundira ikintu cyiswe amatiku Popo mubonanye na Marita ejo bundi yari kumwe na Gasipari yari kumwe na Mukarusiba nibyo yego n'uwendeye nyine kuzimu turara tumumenye turabimenye sibyo yego twigarukire rero ni ukuvuga ikirere bobo ikirere cy'u Rwanda yego abanyarwanda munyihanganire munyumve neza ndanabinginze yego ntabwo nasaze ndi muzima pe yego wenda ntujya no kwandika hari ikintu ngiye nkundira umuntu wandika iyo umuntu yanditse yatangiye ikiganiro burya uramumenye ariko n'uwanditse akigitangira akagisoza nabwo uramumenye reka mbabwire iki kirere so ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo iki kirere cy'u Rwanda wenda ubwo mboneyeho no gusobanura impamvu natanze iriya message yego kuko byakonvizinze abantu benshi cyane uyu mwanya uze kureba urumva akumva 30% abantu bakoze divorce gatanya iri muri gospel mu kirokore yego sibyo uko ni ukuri kuzuye yego noneho uyu mwanya
byarazamutse, wenda jewe ntagomba muri ziriya contest ariko ningaruka hano byarazamutse bigeze muri 50%. Yego. Kubera iki? Harimo uriya mugore suwawe, uriya mugabo suwawe, Mani kuzaniye undi. Abanyarwanda bibuka icyanditswe inyigisho yadutse ivuga ngo Imana iguhaye amahirwe ya kangahe? Ya kabiri. Aka kantu ni mukibutsera cyane. Izanya amahirwe ya kabiri. Izanya amahirwe ya kabiri ngikuriraho ibya mbere gukomeza ibya kangahe? Ibya kabiri. Ngira ngo ayo magambo arananditse ariko sinjya mbyitaho. Bundi bintu bundi hari isomo umuntu akuzanira kuko agamije gusenya. Hari n'isomo umuntu ashaka kuko ashaka kubaka. Rero amasomo ni menshi. Bibiliya rero naje gusanga umuntu wese ayikoresha uko yumva ashaka bitewe n'inyungu ze afite. Uko ni ukuri kuzuye. So iki kirere cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'2000 ubwo ndaheraho namenye ubwenge mu gakiza niho nshaka kwinjira. Kuva mu mwaka w'2001, 2002, 2003 tuzamuke rero twinjire kuva mu mwaka w'1993 kuzamuka kugera muri 2000 ni ukuri kose nta muntu utaratinyaga Imana. Nta muntu utarubahaga amasengero. Icyo gihe umukozi w'Imana waramubonaga. Ntange urugero, nakuze nzi ko nta muhanuzi usambana, nakuze nzi ko nta mupasiteri wanywa inzoga, nakuze nzi ko nta mwaposo wafungwa, nakuze nzi ko nta mukristo wakora icyaha. Nuko narezwe jewe muri Sunday school mu itorero ADP. Icyo gihe urumva ADP yari ikiriho. Akana abantu baze yari ikiriho. Ubu ntayo. Oya. Kijya ADP yari ikiriho. Tandukanya uyu munsi dufite ijambo rivuga ngo kuboneza urubyaro. Yego. Ariko mbere byitwaga kujya muri ONAP. Kumanepo nyine gusoza. Ndibuka ko hari icyapa cyabaga ku muhanda, umugabo umugore yashoreye yafashe umugabo mu ishingu. Icyo cyapa ndakibuka. Hanyuma cyabaga idarapo rya kera. Hanyuma umwana afashe umugore atwite, abana basunika se ngo hoje tugende tugane ONAP. Icyo cyapa nizereka abantu bakiwe genda kiba. Urumva neza. Uyu munsi byarahindutse byitwa kuboneza iki? Urubyaro. Uyu munsi rero muri ADPR mwihangane byitwa kuboneza agakiza. Baboneje agakiza. Ubu ni ukuboneza agakiza. Igarukire rero umwuka w'Imana kiri muri iki kirere. Yego. Imvura yagwiraga igihe abantu baraza kunyumva. Umwero w'ubutaka ukerera igihe. Sibyo? Umuntu yatinyaga gutora ikizira akagikubita mugenzi we mu maso. Urumva? Mu yandi magambo hari deconnection, hari connection z'uburyo bubiri. Umwuka w'Imana mu kirere cy'igihugu n'umwuka w'Imana mu muntu. Iyo ibi bintu byahuraga nibwo wajyaga kumva umuntu ari mu nzira ari kugenda aririmba. Sibyo? Bivuze ngo icyo kirere cyamaze gusakarwa n'umwuka w'Imana. Ni naho rimwe na rimwe umusinzi, umucuruzi w'ingutiya, umurokore barahuraga ukabona bose inzozi umurokore yarose nizo n'uwaraye afashe agacupa yageze gute yarose. Ubwo nizere ko icyo cyumvikana. So rero kumbaza ngo genda kumva cyane. Iyo mubona urubyiruko ibiki n'ibiki bikimeze gutya ndabivuga mu buryo butatu. Abanyarwanda base kwihangana banyumve kandi mu by'ukuri mboneraho gushimira Rwanda Investigation Lib. Iyo baje bakagostinga bakaguha owning burya ntabwo iki kintu naragikunze cyane cyo guha umuntu last owning, kubanza kumuburira. Ukuri naragikunze pe. Noneho hari ibintu bitatu. Wenda nibumve ko nijanditse muri politiki. Sibyo? Nta nubwo binandera. Ariko hari uburangare. Hari icyuho muri Minisiteri y'Urubyiruko, Umuco na Sport. Urumva neza? Iki ndakivuga nk'urubyiruko kuko ntabwo ndarenza imyaka y'urubyiruko. Harimo uburangare. Harimo icyuho.
iki kintu ninyivuga ntabwo ngamije gusebya urwo rwego, nta nubwo ngamije gutungamo urutoki ngo nyabona bya bindi. Yego. None ni igitekerezo cyanjye nk'umunyarwanda nk'uko ubibona, nk'uko mbibona. So rero muri minisiteri y'urubyiruko harimo icyuho gikomeye, ndetse urubyiruko harimo freedom irengeje uburenganzira bw'urubyiruko. Mbese harimo ubwigenge burengeje burengeje urugero. Sibyo? Nta dodani irimo, nta limite bifite. Urumva? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ikindi cyuho cya kabiri kiri mu madini. Amadini n'amatorero yataye inshingano zo guhugura urubyiruko rw'amadini. Mu madini naho hamaze kubamwo ibindi byigenge. So wareba muri sekira, wagaruka muri gospel, wabihuza mwe nta difference n'iyi nimwe irimo, ugasanga byose birahura. Urumva? Wakata rero waza nanone muri rwa rubyiruko, ugasanga hari urubyiruko rwataye ababyeyi, ufata initiative yo kwigira, kwimenya, kwigenga. Ndemera 100% ko hari urubyiruko rwananiye ababyeyi, yaba mu buryo bw'itorero cyangwa se no mu buryo bw'igihugu runaka. Sibyo? Ari nayo mpamvu ariko bapima bakabasangamwo ibiyobyabwenge. Ariko uru rutoki 70% ndarutunga muri minisiteri y'urubyiruko. Harimo icyuho gikomeye kurusha idini. Urumva? Icya kabiri, aka kanya minisiteri y'urubyiruko ibifite mu nshingano, ikoresheje conference. Ubwo uratuma kuri utuma twishima. Ikoresheje conference y'urubyiruko, wenda ikabera muri stade Amahoro cyangwa muri convention center, hanyuma abanyamadini bagakora icyo bita publicité, kubishishikariza urwo rubyiruko, amahugurwa areba urubyiruko rw'u Rwanda, imbaraga z'igihugu. Sibyo? Byibura iyi conference ikajya iba 3 mu mwaka byonyine. Ibi bintu birahagije. Ese ubwo bakwibanda mu rubyiruko cyane cyangwa ubwo bakwibanda mu influencer tubona no kuri izi social media? Noneho nyine ni reka duheraho mu babifite mu nshingano. None icyo niba kirangiye, reka twambuke noneho tuze muri social media. Urumva? Ndakumva cyane. Aka kantu RIB yazanye Karasti owning. Noneho nazo ntabwo zari zikenewe cyane. Kubera iki? Umuntu yarakwiriye kumenya niba agiye gukora inkuru, byibura bikamufata igihe kingana n'iminsi 2, akabanza agatekereza ku nkuru agiye gukora. Urumva? Ntekereza ko aka kanya ntunguje mikoro uti inkuru, imitego nagwamo ntago nayibara. Ariko mu gihe naba maze iminsi 2-3 uyitegura, biragoye ko iyo nkuru yabonekamo imitego myinshi. Simakana ko hatabonekamo ijambo ribi, birashoboka, ariko ntabwo yabonekamo cyane kuko ndungu. Urumva ahantu icyuho kinini kiri? Ndakumva cyane. Noneho uyu munsi abashumba b'amadini n'amatorero barareba inyungu z'amaturo, ntabwo bashaka kwita ku mukumbi Imana yabahamagariye. Ndemera ko hari abadahugurika, yaba mu mpande zose. Hari abana bananiye itorero cyane, ariko nanone bandi bagishoboye kumva. Ndondarahira isumba byose. Uyu ni umwaka wa 16 ntangiye, simperuka kumva amasengesho y'urubyiruko arakorwa wenda kuri iyi midugudu. Noneho nabo kajya ukabona korari iraje irabirukanye ngo isaha ya repetition yageze. Wajya kubona ukabona ngo inama ngo y'abadiyakoni ngo iteyemo. Byari vangavanze bihinduka ibindi bintu. No mpamvu rero muri kubona uburere, discipline, gutinya ntago bigikonda. Nta burere mboneza bupfura bukiri mu rubyiruko. None se umwana arageze mu myaka 15 akaba yavuye Nyamasheke cyangwa se Karongi, akaba aje mu rugo kwirwana, akajya mu kageto. Oya, ugiye kure cyane. Jya muri telefone. Narambitse telefone hasi.
umuhungu wanjye barayiteruye imyaka ingahe 6 noneho ndarongera ndatse nkuramo password ngo Sharo ngo ngwino urebe ngo password ya papa nayibonye urumva abantu bajye ku ma TikTok barebe hari urubyiruko tuhafite nutwerekanya we abantu bajyeho barebe kuri TikTok hari urubyiruko tuhafite yes bajye kuri Facebook hari urubyiruko ruhari yego baze kuri izi mbuga nkoranyambaga nta kintu dufite yego urumva yego ibi rero minisiteri y'itangazamakuru ibaho hari ikigo cyigenga RMC ikigo cy'itangazamakuru aho yase rwagarukiye aho buretse yagira ngo badushumurize niki se baduteza nyabo bakora iki cyari gikwiriye wasanga ari keza ugiye kudusabira urumva yego cyari gikwiriye kubyinjiramo aho yase kandi none reka njyewe n'ubundi ndabizi ko mu bintu nzira n'undi biri mu nshingano byayo ngire ngo mama urwa Gasabo wamamaje ikinyamakuru yitwa Scovia ntacyo Scovia Mutesi uwo ndumva inkuru narayikoze umubyeyi wacu narayikoze oya wicinye inkoro Bob turamwemera ariko aremewe arabizi naramusengeye arabizi ko namuhanuriye kuri nimero ye ya 09 ubwo ndekeyeho urumva uyu mwanya wicayemo hari Imana yavuganye nawe yibuke uretse n'uyu mwanya no mu nteko ishinga amategeko reka mbihanure hano oya uretse gato no mu nteko ishinga amategeko uyu mubyeyi azicaramo mbihanuriye hano kandi mu nteko nshinga amategeko mu nteko ishinga amategeko nashaka abafite amashuri 3 ya primaire twiteguremo Scovia Mutesi dore mbivugiye azicaramo dore jo bundi naje ahanga ni abantu kubika abantu bapfuye bati tasti niba ari tisi arapfuye ndabwira ukuri kw'Imana ntaho ajya hari muri kaminuza nabonye bari kujyanayo ubu za gitari na senti n'ibiki niyo hari kubera amateraniro ibyo nta kintu bimbwiye ariko kandi mu biyoborwemo n'umwuka bibayoboremo hanyura igonde twikomereza umwuka bibayoboremo twigarukira so ibi bintu rero bishatse kuvuga iki Satani ahiga urubyiruko kuko azi ko ariho imbaraga zamurangiza ziri agahita ashiramo rero imitima yo kuzikoresha Imana nayo igakenera urubyiruko reka mbabwire akamaro k'urubyiruko yego barababwira ngo ni imbaraga z'igihugu ariko ntago bihagije umwanzi ushaka gutera igihugu yego azashaka urubyiruko true sibyo yes hanyuma igihugu gishaka kurwanya umwanzi koresha urubyiruko kigomba kuba gifite urubyiruko rero ndasaba guverinoma y'u Rwanda cyangwa leta y'u Rwanda gushira imbaraga n'ijisho rikomeye ku rubyiruko minisita ubifite mu nshingano byuka kanguka bamwita utuma twishima ntabwo mbizi nge minisita utuma twishima utuma duseka urubyiruko rukisanga iryo zina rye haguruka urebe murikamo fata itoroshe ibintu byamaze gufata urundi rwego urumva yego sura amageragere nka minisita w'urubyiruko urebe urubyiruko ruri yuko rungana sura wawa sura amaposte ya amapirizo amagororero matoya urebe n'urubyiruko yego hari icyo vitamine zifunze kubera iki ubuntu bw'uburara bwirirwa bunywa amakoro n'ibiki hanyuma tugaruke mu cyo bita uburezi nyirizina abarimu urumva yego mbibiri banga umwana w'umuhungu uri muri kaminuza 70% abona amakuru abona amanota yakoreye yego ariko biragoye ko umwana w'umukobwa avunwa n'ikizamini habikize muri kaminuza za just habiki
ubwo mbivuze gutyo abahanga babyishakira. None se yatakoze ikizamini abona amanota ate? Kandi profeseri we afite uburenganzira bwo kumuha amanota bitabanje kumwahagiza ngo bimutware umwanya. Mu Rwanda bibamo se? Ntago wabimenya nyine kuko nge simbayo. Ni umwuka w'Imana ubikubwiye se? Ariko urashaka iki mugabo? Umva ikinyarwanda nkoresha. Ni urugero cyangwa watangaga? Ni urugero. Okay, nyize ngo urabihamye. Oya ntago mbihamye. Ni igitekerezo n'urugero murakoze. Biragoye ko ikizamini ku mwana w'umukobwa uri kurangiza kaminuza. Yego. Cyamutesha umutwe nk'umwana w'umuhungu. Biragoye. Abahungu twararushye. Injira hano mu nani muri segonderi. Yego. Biragoye. Apfa gushinga amabere akaba afite igikuriro. Biragoye ko diplome yamutesha umutwe. Yego. Rero niyo mpamvu ministeri bifite mu nshingano ikwiye kubihagurukira ikabyinjiramo hakabaho ubukangurambaga. Yego. Urumva? Yego. Abanyamadini nibashira inda nini hasi. Yewe. Bahugura urubyiruko. Aho have ukomerutse kubona biterane bamwe muri bikere nandi muri Munara Arena kigenderewe maruko twikomereza. Yewe by'amadini ho none nibishareka ntago turi butinde cyane uyu munsi. Twigarukire kuri uyu mukobwa Sharon cyangwa Jackie. Nkwamagaye nk'umuntu w'umugabo wabyaye ufite abana kwihandagaza akajya kuri social media umwana nkuri ngo umugabo mugenzi wacu atobanga ibiryo. Ubwo mibuze mu kinyabupfura mbo utarajya kure bobo karame. Ari abagabo ubona nyine ukabona mu ipantaro n'abagabo. Hari n'abagore baba bari mu nguti ariko ari nk'abagabo. Yego. Jewe namenye ko hari umugore w'intwari ubaho. Nza no kumenya ko hari abagabo b'ibigwari babaho. Yego. Nza no kumenya ko hari n'abagabo b'intwari babaho. Yego. So mu magambo make turimo ibyiciro byinshi. Yego. Umbabarire nubona ntatinze kuri uyu mukobwa Jackie. Ibinandeba nta naho twanahurira. Uko ntago aba mu by'idini. Oya ntibinandeba cyane. Mu by'ukuri uyu si umugabo wari ugiye gutera ivi. Ngo Steve asa si umugabo. Seriously. Yego. Yego. Uyu si umugabo wari ugiye gutera ivi. Ntekereza ko yari agiye guterera umugabo mugenzi we ivi. Jackie ni umugabo kandi agira ukuntu abigenza. Kuko Jackie ni umugabo akaba n'umugore. Ni byombi. Sibyo? Ikindi kandi hari urugo ureba. Ibi ni nko gufata pampa umwana w'umuturanyi yakoresheje ukajya kuyitira. Yego. Pampa ntifurwa. Kotegisi ntibayifura. Yego. Ni ikintu ni urupapuro ukoresha ukabujyana habigenewe rukaba rurangiye. Yego. Biriya rero ni nko gufata pampa na kotegisi byakoze warangiza urashaka kubikoresha. Abantu bihanganire ikinyarwanda kiremereye nkoresha. Yego. Bisobanura iki? Uriya mugabo n'iki yaraje gutanga muri societe. Biriya si ibintu wakora ngo abatandukanye basubirane. Biriya si ibintu wakora ngo uwari washwanye na mugenzi we biyi. Kandi twe twungutse undi muryango. I know, please mujye mureba imiryango irahari ni muyishaka muzayibona. Twari tuwungutse. I know. Bobo nanjye mbisubiremo. Umugabo wambaye amaherena. Sibyo? Ugiye guterera umugore wambaye amaherena ivi. Yego. Nibiki mwari mugiye kureba? Urugo rushya. Rumeze gute? Rwa Jackie na Steve. Wabonaga bishoboka se? Ntago nari mbi uko senza aho bahuriye. None si uwo yarataye ari umugabo mugenzi we. Se bayanije Jackie ari umugabo yagiraga. Ndavuga uriya mugabo.
umugore yarasize yari umugabo mugenzi we. Oya ntago babanye yamuteye inda. Hanyuma se icyo yarasizemo hariya yaragiye kureba kwa Jackie niki? Asanga nyine nese urukundo ntirujya rushaka. Ntabwo rwari urukundo. Undi hari ibintu abantu bakora. Sibyo? Yego. Hari ibintu abantu bakora niba ari ukuyaza ubwonko bw'abantu. Niba ari kugira ngo abantu bavuge. Niba ko ari ugutanga content ntago mbizi. Uriya ni umugabo wari ugiye kwa Jackie ngo agiye kurongora. Ubusari Jackie nura mugabo wagombaga kurongora undi nini? Nta mugabo agomba kurongora Jackie. Ntiyamurongoraga ubundi. Hanyuma ubu bariyeze. Umwari ntubari igikondo undi situzi yari na nimero ye twayibuze. Ubuse yaba kiri kuri ubu butaka. Nakoze ko musetsa. Kuko yabonye Jackie yavuze nawe arahindukira terega burya Jackie nawe afite uburwayi buteye ubwoba. Reka mbabwire ikintu ngiye kuvuga nubona ngiye kuvuga ikintu ukabona mbaye nk'utujemo. Aha nanjye meta ntinyama. Icyo kintu ujye ucyubaha. Mu bantu twarenganyaga ribu ndimo. Yego. Hari ibintu bibiri nshaka kuvuga ku rwego rwa politiki. Kandi niba zababeshe politiki ntago ari ukuyiga. Yego. Ni ukureba kugira ijisho rireba. Yego. Higeze kwaduka ikintu cyitwa abasekirite mu kimotari. Yego. None ukabona abamotari barataka. Ndarahira isumba byose mu bantu basenze isengesho rirengera abamotari ndimo. Ayo masengesho narayasenze. Yego. Icyo kivaho. None ukajya kubona ngo polisi ngo iraturenganya numva abamotari baragowe. Bararushye. Barashize. Reka rero rimwe ntemberere Nyabugogo. Hara mu marembo ya gare aho zinjirira. Aho imodoka zinjirira. Nsanga baharunze moto. Ndahagarara. Vuga nariko. Ko nsengera abamotari ko bagowe. Reka ndebe. None ukajya kubona ukabona bamubajije asiransi ntayo. Bakamubaza perime ntayo. Yamaye nkabo. Ubwo ntangira gukanguka. Yego. Ukabona plaque yarasibye kera indi irihimye. None indi ukabona imibare irahinduye. Kuva uwo munsi ntabwo nongeye gusengera abamotari. Yego. Nahise mbona ko rimwe na rimwe polisi ibintu ikora. Yego. Ari ukuri. Rimwe rero tujye kubona tubona imodoka ya ribu iteyemo. Kavuga tuti ribu yaje. Muribuka yaduka yamba. Ni imodoka yanyuraga muri quartier warekaga no kurya ukiruka. Cyane. Ariko rimwe ngewe ndicara navuga ntako se sabana. Ko atari groupe yavuye mu Burusiya. Kari abanyarwanda. Abanyarwanda bene wacu. Ubu ribaraza kumfata azane n'umusemuzi kugira ngo ibyo avuga mbyumve. Ndicara ndatuza. Mu byukuri rimwe na rimwe. Abanyarwanda muze kunyihanganira rwose. Yego. Narinzi ko ribu rimwe na rimwe ipfa gutoragura n'ibyibonye. Ariko uko ngenda waruzi kidashishose. Uko ngenda ndeba ibintu akantu katumye nkuraho ribu urubanza. Yego. Ni ibintu ibi bibiri bitagira icya gatatu. Ni umunsi ngewe baje kumfata. Urumva? Yego. Baza kunshaka. Bazanywe n'abarokore dusengana. Yego. Abo mu nzu ya data. Yego. Nyamara hari kuvamo umwe akambwira ati nibisha Nyerero. Niba ufite niyo wirukira iruka. Ko twaje. Yego. Urumva? Ibi nibyo niboneye n'amaso yanjye. Aba bahungu b'Imana bararengana. Kandi ibintu bambashije pe. Ndi kuhodikota hariya. Ndakumva. Bambajije ibyo bambaza. Ntawandiye urwara. Ntawanciriye mu maso. Hano wanyise ikigoryi. Bambajije ibyo bagomba kumbaza. Banditse ibyo nivugiye n'akanwa kanjye. Yego. Urumva? Yego. Noneho umutima urambwira ngo uramenye nuko rikosa ryo guhakana ibyo wavuze. Kuko video zirahari. Yego. Ba praying ya mbere batuyu ninde? Uyu ningi. Baba zifite. Urumva? Yego.
cyakora ndamushimira umugabo wambajije yarambwiye ati icyo mbonyemo cyo mbonye kuri umukozi w'Imana. Yego. Ariko nubwo uri umukozi w'Imana reka nkugire inama. Nge nahawe uburenganzira bwo kuza kugufata. Ujye umenya ko ubuhanuzi n'amategeko bitandukanye cyane. Akunda kamenya cyane. Ati ngaho rotega amaboko ngujyane aho ngomba kukuraza bindi nahejo. Yo. Cyakora sinkubeshye. Nari niriwe mu masengesho 12 kwa Masasu. Yego. Ikintu cyangoye ni ibintu bibiri. Mpamvu y'umuntu ngo njyewe kuko mfunga se bimbwiye ntabyo uzi byihorere. Ko ntategereze imbwiye. Ikintu cya mbere cyambabaje na n'uyu munsi ntazibagirwa. Yego. Ni ugushaka kujya kwihagarika singeyo. Yo. Kurinda ubwo nafashe amavuta ya vaseline nyavanamo ndayajugunya. Akaba ariko njya nihagarikamo ndenza mu idirisha mena hanze. Iki kintu ntago niyo wazani. Rero iyo mbwiye ngo ipingu karaka kombe karaka cupa kampora mu maso. Ya. Urumva? Ya. Noneho abantu bibuke ko hari n'ibijerekani byabagamo mbere. Ubu nta bikibamo. No kurindira isaha. Iki kintu cyarambabaje. Icya kabiri ni umutwe wandiye nibaza icyo nzize ntakibuze. So rero hari ikintu ribu yakoze. Murangira Imana imuhumugisha. Yego. Aka kantu ko kuza kubanza kwiyegisikiza bati nyabuna runaka. Wowe runaka turakureba. Bakakwihorera bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu. Nukuri bakoze icyo bagombaga gukora. Yego. Sibyo? Ndakumva cyane. Tubwizanye ukuri. Ndimo ndakumva ko aha bakoze icyo bagomba gukora. Yego. Uko nukuri kuzuye. Yego. Sibyo? Rero hari umugore utererwa ivi. Iryo vi nyine ugategereza iherezo ryaryo. Hari n'umugabo utera ivi iryo vi naryo ugategereza iherezo ryaryo. Ubundi mwabantu ibi bintu mwadukanye by'imico y'abazungu gukunda ndabyemera. Niba rero utangiye urushako cyangwa urugendo rw'urugo uterera umugore amavi muhata amavi rero horupfukamye kuko nico watangije. Mpamvu ntazabikora. Mukobwa naterera ivi niba wanabitekereza. Mukobwa wabyumvise? Reka naryo nabivuze mbere. Reka sinigera neri. Ubundi umugore ushaka kuzabyaza se niwayimwambika uhagaze aho kugira ngo ngewe nguterere ivi rya propose nakwambika impeta ya mariage ngupfukamiye basi muri mu rusengero afazari cyangwa muri mu murenge kayimwambikiramo. Ariko kumbwira ngo nge nawe gutya ngo ndaje ubundi nkubaza ikibazo unsubiza. Umugore ushaka ko azaba nyina w'abana bawe. Yego. Akazaba umukazana wa nyoko bukwe. Akazaba umukazana wa so. Akazaba umugore w'igikundiro kuri wowe. Yego. Fukamira nkanda. Bundi agaciro. Okay. Buri muco n'agahugu kawo se. Iyi nundi muco wadutse mu Rwanda. Uganda umugore ni upfukamira umugabo. Noneho mu Rwanda se tubyite ko abagabo ari mwe mwadukanye kujya mupfukamira abagore. None ubwo nitwe turi kubiteza kutwita imbwa. None se ubwo Jackie nta kikoza afite. Oya ntabwo nshaka kubikomantinga ibya Jackie birisobanuye. Uri kuvuga muri rusange. Yes, ahubwo hari ibintu bibiri. Niba ukunda umugore wawe. Sibyo? Yego. Muhibye umugomba. Hari ibyo akugomba, hari ibyo ari kugusaba, hari ibyo akeneye. Yego. Ariko ibintu by'amavi numva bitari ngombwa mu nkundo pe. Hari wambwiye ngo utamporoposhe ngutere nawe nganire nkubwiza ukuru w'abasindi mwene nzaca hayo wosinge erekera. Iwacu ntago izo karande zihaba. Yego. So gupfukamira abagore. Icyo akora nakubaha mugore wamwubaha ntegetswe kugukunda pe. Biri mu nshingano zanjye ni nako Imana yandemye. Imana yandemanye gukunda umugore. Yego. Sibyo? Yego. Mwubahiriza inshingano zindeba nk'umuntu w'umugabo. Ariko ntago Imana yandemanye kugupfukamira. Yego.
rwose uko uwo ninjye basi naganzwa mu bundi buryo wanuka ngaceceka urugo rwadukubita nkagira ibyo mpisha nkabikavaringa yego hakumbwira noneho neye ivi nzanye na kamera uratumiye ndatumiye yego uzi ivi naterera umugore ndikubwira umugore wambyariye umpekeye yego wemeye kujishura isutiye ye akavana mu ibere rye akanyonyereza umwana turi kugendana nawe ubwawe uzi hanyuma nkaba mbizi neza ko uyu mugore na murongo yari isugi ivi naritera ivi naritera pe icyo naba ndimutereye ni agaciro yihesheje n'ak'umwana wanjye n'urugamba yarwanye rw'ubusiribateri ubwo si we waba uhaye agaciro rero oya no hari ibintu banza unyumve reka njye ntabwo mvuga ibyawe njye mvuga ibyanjye sorry urumva umukobwa ndongoye ngasanga ni isugi ku myaka ye 25 kuzamuka yego urumva neza afite intambara aba yararwanye waretse tugahera muri 25 kugiye kure bivuze gutyo biterwa n'imyaka z'uwo nakenera urumva neza yego banza unyumve namuterera ivi ry'icyubahiro n'ikuzo ry'intambara yarwanye y'ubusiribateri akumbwira ngo uri umufemeri wabaye mu mihanda mushinwa arakuzi kanze guhera arakuzi muritura muraziranye se byatsi muraziranye narangiza ngewe nkaza hirya y'abo bagabo bose bakunyuzemo ngo ngiye gutera igitwa ngo iki ni igikombe se nguhaye cy'ibyo warinze barakubera ukumushimira ko yagukunze zaperereze umugore napfukamira nuwona koshereje twarabanye nabwo mu nzi wanjye nkamubwira ni rwose irivi ubona mfukamishije byo kugusaba imbabazi kwikosa runaka aho kubwira ngo ngutere ivi kuko ngukunda hanyuma si ikimenyetso cy'urukundo urukundo nagukunda ruruta kugukura iwanyu ku gikongoro ruruta kugukura muri geto ruruta kugutoranya muri miliyoni 7 yego sibyo z'abagore nkagukuramo rumwe ukeneye uruhe rukundo ubundi nkagusaba nkagukwa nkajya kukwizirikaho mu mategeko so na nyoko bakakumpa imiryango ikavuza impundu abanzi bakavuza induru urukundo ushaka ngo ukunda n'uru izina ry'Imana ntago nagupfukamira rero niba uterese umukobwa ugatangiza amavi muri fiançailles yego ukanabishira public yego ngewe nagutegeka ko buri kwezi uzajya unterera ivi noneho wabyanga ngewe nemero no kujya kwaka divorce wamenyereje kunterera amavi tera ivi cyamaye niko gahunda ziba oya se kandi none niba umenyereje umugabo kumukuramo inkweto yego nyuma ukabikupa ashaka yemerewe kuguta mu gatandukana reka tujye dutangirana n'inki hakiri kare rero niba umenyereje umugore buri uko atashye kumuhobera ukamusoma mu gihe ubihagaritse yemerewe kujya kwaka divorce nibishaka araruciye none se si ibyo wamumenyereje bese ibyo wamenyereje umuntu bari by'uhora umuntu none si byo nicyo kigeragezo kibi mu rushako se nko kwicishije uwo mubana inzara uziko kugira ngo unyicishe inzara ngewe ndi umugore wajya unca inyuma ariko ukangaburira se n'umugabo udahaha we none se ari amasongi koko yaragiye kubaka atabeshyanye ariko yarabyivugiye ati turi amabandi twese bakimutera ivi yakoze nterinimo ari kwa Gasuko badeze we na Steve Marati rega ngende umurara nawe ni umurara ubwo tuzabanaho kirara content bashakaga rero kimwe irangi kumwe irangi yimukorejemo nibaze rero guhamagara Jacket mfite senkani zanjye akazisubiza inyuma ngo yazanye za magabo ko birangiye content yo yigumira kure yari yimereye oya erega ni igihe cy'umuntu kiba kizagera ese murangira hari icyo atakoze none se buriya koko saba yiziza oya ribu hari ikintu itakoze ntacyo pe ntacyo mu minsi ishize abantu bararirimbye bati nibishaka Theogene ari mu maboko ataraye mucunge murebe ngewe reka nkubwize ukuri
ntago ngewe banyiyama uretse ko ntategereje ko bananyiyama. Ubundi ni gute umuvugizi wa RIB sibyo ndakumva ku rwego rw'igihugu arinde ubwo yihagurukira akaza agahamagara itangazamakuru akicara kuri kamera sibyo yego ati nyabuna cyakora hari akantu yavuze ati n'abagutunga mikoro bameze nkawe ibisa birasabirana. Ubundi zarangiye twihanangirije ariko ntago ibintu mwakoze ari sawa kazi. Je ntago ndimo ahubwo nge natunguwe wenda rwose muyobozi Dr Murangira ari wenda ari impamvu babivuze mu macano yavuze za Gasaro avuga n'abandi avuga na Big Town inkorera ariko ndibaza kuri Big Town ntagira press conference nigeze nyaprodi. Dore ikibazo mufite nk'abanyamakuru nkibabwire nanjye nunge mu rya Murangira murahurura kandi mu guhurura kwanyu muhurura mudashishoje ibyo mugiye gukora. Ahubwo ngewe nisabire Dr Murangira ngaho se kandi yego ntibazongere gufunga umutumirwa ngo bareke nyiri kamera, bajye bafunga uwakoze inkuru bafunga n'uwayeditinze. Iki gihano ndakibasabiye mu izina rya Yesu turashira. Niko gahunda zimeze. None se reka nkubaze Bobo urampamagaye uti Theogene mpinkuru sibyo nk'umunyamakuru uzi ibyo wateguye uri bumbaze yego ariko ngewe ntago nigeze ntegura ibyo uri bumbaze yego ikindi ufite experience mu itangazamakuru sibyo genda inyamuza vuba unteze imitego. Ni gute RIB ijya kumanika sorry ntago ari ukumanika ni gute RIB iri bujye kumfunga ikajya kuguhana ikajya kumpana yego igasiga umunyamakuru twakoranye. Niba RIB ishaka ko iki kibuga kiryoha kikaba kimeze neza bajye bafunga umuhosta bafunge n'umutumirwa. Rero YouTube turayivamo ibi bintu nubikatinge ni editing ngo bikuremo. Nanjye ubu butumwa ndi kumwe na RIB 100% mukunda guhurura mutazi icyo muhururiye abanyamakuru mukunda byashije. Harimo no wahanuriye ngambyemera neza ari we Gasaro nawe twabonye agira bamwihanangirije. Ni wese ni igiki so rero ndanigende ndumva nanjye no nibisha turagushimiye basi se abantu bawe bazi no gukanda akanyenyeri bafite yereko ngaho gira icyo uvuga se ni 830102 mukande jewe nawe nzabwira ngo irambwiye ngo ni mu amafaranga bakande wirire. Okay ngicyo nyene n'ukwirira nkiberaho ibindi 07 kandi muhite mubikora Imana ibaho umugisha bakibikora bakibikora Imana ibaho umugisha 07830102 iyo nimero iba no muri mobile money urebe ko nge nzagirana nawe ikibazo sawa ariko ni nsohonza ntago neneka nge akira ibyaho